Shalom, ndagusuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umunsi w'171 w'umwaka. Ni igihe cyo gutera intambwe nshya kuko Imana iremye inzira. Umwuka w'Imana avugana nawe ngo witinyishwa n'ibintu ibyo ari byo byose uri kunyuramo, kuko Uwiteka ari we gihome cy'abamukiranukira. Igitabo cy'Imigani igice cya 18 umurongo wa 10. Izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Nawe nk'umwana w'Imana, nk'inshuti y'Uwiteka, uri umukozi w'Imana. Imana irakwishimira, uri uwo yaremye imukunze kandi imuremeye imirimo myiza. Ntutinye mu burwayi bwawe, ntutinye mu mubabaro ufite, ntutinye mu bushomeri urimo, ntutinye mu bukene uri kunyuramo, ntutinye mu gahinda uri kunyuramo. Hungira ku Uwiteka, hungana umutima umenetse, umusange, wohokera imbere ye, wohokera imbere ye, umubwire byose. Uwiteka niwe ugiye kukubera ubuhungiro, niwe ugiye kukubera ubwihisho, akakubera ubuturo, hanyuma ugakomera, ugasubizwamo imbaraga, kuko ari Imana nziza. Data wa twese uri mu ijuru, mfashe umwanya ngo ngushimire cyane kubw'ikirere gishya ufunguye ku bana bawe, kubw'ubuntu bushya ufunguye ku bana bawe, kubw'imbabazi nyinshi ufitiye abana bawe Mwami. Ni ukuri, ongera wiyerekane, ongera witamurure mu izina rya Yesu Kristo. Amen.